Turabasuhuje inshuti bavandimwe babwira Yesu official, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira ikiganiro gifite topiki ivuga bimwe mu nzitizi zituma umuntu atigira imbere mu buryo bw'umwuka, mu buryo umuntu iby'urugendo rw'agakiza anyura muri iyo nzira akanyerera bikisanga atageze aho yatangiye urugendo ajya. Icya mbere hariho kwikunda. Kabiri hariho kwemera ibyawe ntiwemere ivugabutumwa ry'abandi. Gatatu hariho kumva ko wowe ubwawe wakijijwe cyane kurenza abandi, ukibagirwa ko uri mu isi, cyangwa ukibagirwa ko intege nke z'abandi nawe wazigira. Ibyo ngibyo iyo umaze kumenya ko izo ngingo zose zishobora kuba zikuriho, nta kindi ukora, ushakisha impamvu ituma wakoroha, kuko ntushobora kuzura umwuka wera uri mekanike, ugomba koroha. Vora, kuba twazi imodoka barabyumva, vora iyo iri mekanike bakoresha imbaraga z'umubiri cyane kugira ngo icyo bashaka kigerweho, cyangwa se kuyobora ikinyabiziga bigerweho. Ariko iyo ari hidrolike, iyo ari mu buryo bw'hidrolike bwijyanamo, ntabwo bavunika. N'urutoki rumwe rushobora kuyobora vora, uretse ko urutoki rumwe rutabona uko ruyifata, ariko washyiraho ikiganza ukayiyobora. Ujya ubona ko hari abantu bagira batya, yamara kugira gutya ukabona imodoka kandi arimo arayiyobora, arayitegeka aho ashaka kujya. Ni uko iyo modoka ifite hidrolike, mbese iri mu buryo bugenda bitagoranye. Iyo ushaka kwaguka utega amatwi, ikindi ugatekereza ugahitamo, amahitamo yawe ukayubaha. Gukizwa tubihuriyeho kubwo guhamagarwa, ariko kugaragaza imbuto z'agakiza ntabwo twese duhirwa kimwe. Hari ugaragaza imbuto z'uko yakijijwe n'umubonye akamubona ko yakijijwe, hari n'ugaragaza ko akijijwe mu bandi ariko yagira aho aba ashaka kwereka ko akijijwe batari, akisubirira muri kamere y'umubiri, agakora iby'umubiri, abaturanyi be bakamumenya ko ari igica, akaba iwe hatagendwa hatagerwa, akaba nta kintu cyera imbuto cyahamagara abantu ngo nabo bamenye ko yakijijwe, yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ibyo rero umuntu aba yibeshye ko yakijijwe, ariko Imana nayo itamuzi, cyangwa se imbuto yera zidahamya ko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Rero muri uru rugendo abantu benshi bibwira ko gukizwa ni uko yateranye cyane, gukizwa ni uko yagaragaje ko yambaye neza, gukizwa ni uko yagaragaje ko azi gusoma Bibiliya cyane, gukizwa ni uko yavuze Imana ngo ku kigero abantu bumva ko azi ijambo ry'Imana. Ariko imbuto z'agakiza zigaragarira mu zo wera, mu bakugose. Rero abantu benshi ntabwo bibuka ko mu bantu babagose ariho bagomba kwerera imbuto zigaragaza agakiza, zituma abantu bavuga ngo mu rugendo nk'urwo nanjye ntangire urugendo nk'urwo mwene data yanyuzemo. Ibyo rero ni ibintu byihisha abantu, rimwe na rimwe ugasanga n'abari baratangiye urugendo hari bibaca intege, umuntu ahinduka intaza gute rero? Intaza ni ibuye riba mu mazi rifatwa n'urubobi, rwa rubobi rukagenda runyereza abari kugenda bashaka kugenda muri iyo nzira inyura muri urwo ruzi. Ni muri aka gakiza no muri uku kwizera, hari abakristo bakizwa badafite intumbero y'umusaraba, badafite intumbero ya Kristo. Icyo gihe bahinduka intaza. Intaza ntibatinya gukomeretsa mwene se mu rugendo, ntibatinya kuvuga mwene se mu rugendo, ntibatinya kumwifuriza ko yajya inyuma y'itorero, ntibatinya kumukura mu rugo kwa se cyangwa se mu rugo mu itorero ngo bamushyire inyuma y'itorero. Babifata bihuse, bakabishyira mu bikorwa bihuse. Ariko nyamara ijambo ry'Imana rivuga ngo Kristo yasize 99 ajya gushaka iyazimiye. Ariko mu isi ya none kuzimiza intama ntabwo ari ikizira, ubona ari ibyahiswemo n'abantu kuko batazi intego y'ubutumwa bw'icyazanye Kristo.
rw'icyazanye Kristo. Iyo tuza kuba tutari intama zazimiye, ntabwo Kristo aba yaragiye ku musaraba i Golgotha. Iyo tuza kuba tudafite ikibazo cy'uko dukeneye kubona agakiza no kubona ubwiza bw'Imana no kuba hagati yacu n'Imana hakavuyemo urusika rwari rurimo, ntabwo Kristo aba yarasize ubwiza bwe n'icyubahiro mu ijuru ngo aze gucungura twebwe abanyabyaha twavukiye mu byaha, dukurira mu byaha, twaturwaho bibi byinshi. Twese mu miryango yacu nta n'umwe wavutse ngabeho bataramutanzeho igitambo. Impamvu mvuga ngo bataramutanzeho igitambo, hari imihango cyangwa se hari imigenzo yagiye ibaho, barangiza bakavuga ngo undindire runaka na runaka na runaka na runaka, ariko ubuvivi n'ubuvivure turabuguhaye, kuko icyo kinyejana bumvaga ko batazaba bahari, kandi utabonye ntumugirire impuhwe. Nshuti bavandimwe, hari imbaraga zizerera turi duhura nazo tukoreramo mu isi ya none, zigusaba ikirero, zigusaba kugira ngo niba ufashe ikigero urugero rwo gukizwa ukijijwe, niba ufashe icyifuzo, ugize icyifuzo cyo kwera imbuto, wera imbuto kandi uzi ko zigufitiye inyungu kandi zifitiye inyungu n'umuryango wawe. Akantu gakomeye rero namaze kumenya, gukizwa nabi bitera umwaku. Abakijijwe bagahamya Kristo, bakizera Kristo, bakaba mu nzira, bakaba mu bya Kristo, bagakora iby'agaki, bakera imbuto, ariko nyuma bakaza kubivamo. Ugiriwe ubuntu bwo kuganira n'umuntu wagendanye na Kristo, akizera Kristo, agahamya Kristo, nyuma agatandukira akabivamo, wagira ibyo wunguka, wagira n'ibyo umenya. Ariko se niba bagirirwa imbaraga zo kwegera uwo muntu ngo bamuganirize, bamenye ibyo yahuriye nabyo mu gihe yaravuye mu nzira y'agakiza, ahura n'ibimugoye bimurushya, akifuza kugaruka mu nzira y'agakiza, bikamunanira kubera yuko hari izindi mbaraga ziba zaramuboshye, zigenda zimushyize mu rudandi, adashobora kuva muri urwo rudandi, aboheye mu kantu kameze nk'akazu, nk'akamashu, adashobora kuvamo. Ariko abazi neza ko yamaze kubona ko inzira yanyuze yahombye. Iyo yanyuzemo yahombye, kuko hari inzira yari arimo afite umutima utamuhagazeho, yari inzira yari arimo afite umutima utamucira urubanza, hari inzira yari arimo afite ibyiringiro ko Imana imuzi cyangwa se imwitayeho cyangwa se igambiriye ibyiza ku buzima bwe. Ariko uyu munsi inzira arimo nta humure rindi rihari, iki cy'umutima wibwira, umutima wibwira ko ari ugupfa, nawe akabyakira kagomba gupfa. Ariko muri Kristo Yesu haba ihumure. Muri Kristo Yesu hakwereka ko nimba wahuye n'ibibazo, Kristo ahari, kandi ahari kugira ngo abane nawe muri icyo kibazo kandi asiga gikemuye. Mu isi abantu twizera amaboko y'abakomeye, kandi amaboko y'abakomeye hari ahantu ajya dukura. Mpamvu mvuga ngo hari ahantu amaboko y'abakomeye ajya dukura, hari akabazo kamwe nigeze ngira gakomeye cyane, umuntu yambeshyeye cyangwa se umuntu ashaka kugira ngo abe yanesha umugisha wanjye, ashaka andemera ibyo ntakoze kugira ngo ambindikiranye. Ariko Imana ishimwe ko ibaranaduhaye ubuyobozi bwiza. Harimo umuyobozi, ni ibintu byabereye muri gare Nyabugogo, ntabwo ari ibintu byabaye kure. Harimo umuyobozi wari ushinzwe polisi muri ako gace, araza yumva akarengane kanjye. Amaze kumva akarengane kanjye, uwandigaga ibinyoma yari yitwaje izindi mbaraga, ariko hejuru y'umuntu haba hari undi. Arangije araza, amaze kuza yinjira mu kibazo cyanjye, simuzi nawe ntanzi, ariko yamenye ko ndi kurengana. Arangije araza abitega amatwi, arangije amenya n'abandenganya ko barushije ubushobozi. Arangije nyuma yabyo arangije asaba ijambo, bamubaza aho akura ububasha bwo gusaba ijambo cyangwa se kugira icyo avuga. Arahabereka, barangije baratuza. Bamaze gutuza, ashaka igituma ndenganurwa. Bivuze ngo mu isi hari abantu bakomeye, nicyo mpamvu mvuze ako kantu. Arangije aravuga ati, uyu mwana nimubanze mumuhe umwanya abanza agaragaze aho yakuye ibyo muri kumurega, kuko umuntu we narakoreye amemba amafaranga make, atafite ikintu yahindura ubuzima, nza kwikundirwa n'umuntu anyihera igishoro. Maze kubona igishoro, noneho ngiye, kuko nari mfite umubabaro w'uko nkoze akazi igihe kinini nta buzima ntaki, uwo muntu anyihera igishoro. Ndangije nsezera uwo nakoreraga.
maze gusezera uwo nakoreraga mfata umwanya wo kugira ngo nanjye mpite mfungura umuryango hafi y'aho akorera, kugira ngo nanjye nkomeze nkore kandi n'aba bakiriya banjye bambone bugufi. We rero ahita ampimbira dosiye y'uko namwibye. Arangije yitwaza mwene wawe yari afite ukomeye, barangije ashaka kugira ngo bangereke dosiye ituma mfungwa narangiza ngaheramo, hanyuma business yanjye igahagarara. Ariko haje umuntu Imana yohereje ufite ubushobozi nawe buri hejuru ya wa wundi, birangira aciye urubanza aravuga ati noneho uyu mwana ubwo agaragaje aho yakuye amafaranga n'uwo yamuhaye akabaje akabihamya akagaragaza na borodero y'aya mafaranga, uyu mwana warenganyijwe aramutse aburanye uburenganzira bwe byabageza kure. Ariko umwanzuro ntanze, uyu mwana nasubire muri business ye uwo yakoreraga nawe, kuko abonye aho amafaranga yavuye nawe nagenda agiye mu bye, kandi ntihakagire witwaza imbaraga z'icyari cyo, hanyuma ngiye mujye mumbaza, uzajya asagarirwa ajya mbaza kuko ikibazo cyanyu nkimenye. Icyo gihe yanshingiye ijambo, amaze kunshingira ijambo, uyu munsi wa none umugisha mfite cyangwa se aho ngeze bishingira yuko mu isi haba hari hamwe abantu Imana yahaye gukomera, ibahaye amaboko, barangiza bakaza mu ruhande rw'abarengana kugira ngo babarenganure. Bivuze iki rero? Nshatse kuvuga ngo niba mu isi hari abo Imana iba yarahaye gukomera, rimwe na rimwe bakaba badukura mu kibazo. Nutindana na Kristo utanga gukomera umwami w'abami, we none hazaguha ibirenze ibyo ngibyo. Nicyo gitumye nshaka kukubwira ako kantu. Mu Kristo wakishijwe, mu Kristo uri mu rugendo, mu Kristo ugisenga, mu Kristo ugihamagara Imana ukumva ijwi ry'Imana, nagira nkubwire ngo ibyo wagiyemo ni umugisha ugeretse ku wundi, kuko ibyo wari urimo cyangwa ibyo wavukiyemo, ibyo wakuriyemo, waratanzwe utangwaho igitambo, uvuka baragutambye muri bwa buvivi, muri bwa buvivure. Kristo niwe uza kugukuzaho imikoshi yose, Kristo niwe uza kugukuzaho ibyo byose bagushyizeho. Agakiza kakurinda kwivanga n'abanyamahanga, agakiza kakurinda kurebuzwa iby'abandi, ahubwo kaguha kurinda inzira z'agakiza kawe no gucunga izamu ryaho ugana. Ese uruza mwene se umwuza kubera iki? Afite umusaraba yikoreye kandi ntabwo utegetswe kuwumwikorerera. Hari umusaraba ufite wawe ukuri imbere, wakunaniye urajya kwikorera n'uw'abandi. Muri uru rugendo birakwiye ko abantu bashyira abandi hasi. Fata umusaraba wawe wikorera, uwuheke, uwukomeze kugeza ubwo uzawushyikiriza nyirawo wawuguhaye. Irinde kwivanga n'iby'abandi, irinda kwivanga n'agakiza kari muri mugenzi wawe. Upimiraho agakiza kuko adakijijwe. Kuki abantu bakizwa ariko ururimi rukanga gukizwa? Kuki abantu bakomeretsa abandi kandi bajya mu rusengero bagahimbaza? Kuki abantu bambara amakote bakagendana Bibiliya ariko imbuto bera zikarura? Kuki kuriganya ko abantu bitwa ko bakiriye Kristo bibemerera? Kuki bishoboka? Nuko Kristo bamubeshye ko bakishijwe, nawe abereka ko atari kumwe nabo, kuko iyo aza kuba hamwe nabo, ntabwo baba bakora ibyo ngibyo. Baba bakora nk'uko Yesu akora, baba bavuga nk'uko Yesu akora, baba bagenda nk'uko Yesu agenda, baba bahumuriza imitima, ntabwo baba bayitera guhagarara. Tekereza uri umukristo, umaze igihe mu bukristo, tekereza uwazamuwe mu ntera, uri mu kigero gikomeye, ariko tekereza nawe genzura imitima imaze guhagarara, ihagarikishijwe nawe kandi wowe wifuza ko umutima wawe utuza mu gitereko. Warangiza ngo hiti urwego ku rundi. Mbere yuko uhamya Kristo, mbere ko uvuga ubutumwa bwa Kristo, banza umenye ko wowe ubwawe muri wowe hagomba gutungana, hagomba kubonekamo urumuri rwa Kristo, hagomba kubonekamo inyenyeri ya Kristo. Nubwo utinya, kandi ikibazo mu isi cyangwa se muri urugendo, abantu batinya ijisho ry'abantu kuruta uko batinya iry'Imana. Mumenyera Imana nkandi. Imana iguha guhumeka umwuka bazima, Imana ikuzamura mu ntera, Imana ituma abandi babaseregisiyona bagatakaza imirimo wowe ugasigaramo. Umenyera Imana nkandi, umenyera Imana nkandi. Uriga nk'abandi, ukaminuza nk'abandi, ukagera kure nk'abandi, ariko abakurusha n'ubushobozi n'amashuri, abo ngabo bagaseregisiyonwa, igihe kikagera bagatasa. Uko Imana ibibanze, kuko ntabwo abantu bose babayeho kubera yuko bakoreye abandi. Hari abantu bikorera. Hari n'igihe Imana ibivuga ati ubwenge uyu muntu azi, reka aramutse ari muri iyi system azakomeza kubaho muri uru rugero atanguka. Ariko nimudamuka muhinduye ibitekerezo bye, nkemera ko kuko hose ni mu kw'Imana, Imana irahakorera. Ahantu hose uri upfa kuba uyubaha.
ahantu hose uri upfa kuba wubaha Imana. Imana iraza ikabana nawe, igatindana nawe, ikakwiyereka, igahindura umugisha icyari umuvumo. Nibwo buzima abantu dukeneye. Uyu munsi wa none turamutse dufashe icyerekezo cyaho tujya tukikorera umusaraba, twikore, kuko nta muntu udafite umusaraba yikore. Rimwe na rimwe mu isi tujya twihenda, ugasanga umuntu abayeho neza, ukabona abayeho neza, ariko rajya nkubwire ngo aramutse agufunguriye amarembo y'umutima akakubwira ibimuruhije, wajya wamenya yuko wari ubayeho neza kumurenza. Ntabwo rero mu isi kandi abantu bazi ko kubaho neza ari ukuba ufite imodoka, ari ukuba ufite ugendera mu ndege, ari ukuhinduranya ibihugu. Ariko se abiyahura babifite kubera iki biyahura? Ubutunzi buruta ubundi ni ukwakira Yesu Kristo. Ubutunzi buruta ubundi ni ukuba muri wowe harimo inzira z'igisiyoni, ijwi ry'Imana uryumva rikaguhumuriza. Kubera iki abantu biyahura bafite amafaranga? Kubera iki abantu biyambura ubuzima kandi ntacyo babuze mu bigaragara? Abantu mureke kwihenda cyane. Ntabwo ubutunzi ari amafaranga. Ubutunzi ntabwo ari ibyo bya mirenge udafite. Ubutunzi ni amahoro atangwa na Kristo, kandi ayo mahoro si nk'ay'ab'isi batanga. Oya, ayo mahoro si nk'ay'ab'isi batanga. Amahoro atangwa na Yesu niyo mahoro yuzuye, niyo amahoro yuzuye. Mu Kristo wahamagawe, wakiriye Yesu Kristo, gundira iby'agaciro, iby'agakiza, gundira. Kristo yaje hagati yawe n'Imana. Hari urusika arangije arukuramo, akubera umuhuza n'Imana, akubera umuhuza n'amasezerano, akubera umuhuza n'ubwiza bw'Imana, akubera umuhuza no kuzazamurwa ukajya mu ijuru, nawe ukajya mu iteraniro ry'abanesheje, nawe ukaboneka mu maso y'Imana. Kristo akakumurikira, Imana n'abamarayika. Imana nubwo ikuza, ariko icyo gihe uwo munsi hazabaho igitaramo cyo kuvuga ngo ngaba bo napfiriye kandi banesheje, ukaboneka muri uwo mubare. Wibwira ko ari gupfa kubonekayo? Izo nzira unyuramo zikugoye, ayo makuba yawe, ibyo byago byawe, aho hose unyura haguteza kurira, aho hose unyura hatuma ugaragara ko wowe rimwe na rimwe ukagira ngo n'Imana ntikuza. Aho ngaho niho ruzingiye, niho umugeni atorezwa, niho umugeni atorezwa, niho umugeni yakirira imbaraga zo kugwiza, kuzabona urugendo. Buryo uko ugeragezwa uba urimo wimuka, uko ugeragezwa uba urimo wimuka, winjira mu byago, winjira mu rundi rurembo, winjira mu yandi mahirwa, winjira mu bundi bwiza bw'Imana, winjira uzamuka kugeza ku iherezo. Hari abantu bakoreye Imana banyura muri iyo nzira, bayisohokamo neza, bayirangiza nta nakotsi kanuka ku musatsi wabo. Ukwiye kugira intego yo kuba muri uwo mubare, kuba intego yo kuba muri uwo mubare. Imana ni nziza, Imana n'urukundo, twese tubayeho ku Mana kubera Imana, kandi ubwiza dufite tubuhabwa n'Imana. N'amasezerano asohozwa kubera Imana. Hari abo twavukiye rimwe batayibashije kubona ayo turi kubona. Hari abatarabonye isezerano ry'urubyaro ngo barubonesha amaso yabo, nabo ubwabo bagenda batabonye ibyo byiza. Ntibigeze banamenya ko isi iryoha, cyangwa se isi ibere hari igihe kigera ikakonsa. Ntabwo babimenye. Hari abavuka ntibabone izuba, nta makuru bafite yo mu isi, ariko wabonye izuba. Wabonye izuba, wabonye izuba. Iyo ni imirimo y'Imana n'ubwiza bw'Imana. Ikurindira iki? Ikurindira misiyo y'iki ishaka kuzakora. Ngo Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashimaga, yashakaga, arasinzira, arabora, ashyirwa mu gituro cy'abasokuruza. Wibwira se ko ibyo Imana ishima ishaka nibimara gukorwa wowe utazasinzira? Uzasinzira, uzasinzira, kandi uzashyirwaho basokuruza bashyizwe. Ariko se uzahagera umeze uti? Hari amahirwe dukeresha ugihumeka umwuka w'abazima. Ayo mahirwe niyo aguhesha kugira ngo utunganye urugendo. Nyamara ubwo turi mu isi, nubwo bwacya ukabona bukeye bwongera bucya, ariko barimo wimuka ugenda usatira urusika ruri gucana danje, ruvuga ngo ejo ni bad, ejo bizarangira, ejo bizarangira. Ugira ngo se mu isi abantu batekereje ko igihe cyacu kigenda kirangira, ntabwo twaca bugufi, ntabwo twabana neza, ntabwo twahana, ntabwo namenya yuko inzira ngana ari inzira nawe uzanyura. Abantu bari kwihisha mu ijambo ry'Imana, abantu bari kwihisha mu ijambo ry'Imana. Hari abantu twagiye tuvugana ubutumwa, dukorana umurimo w'Imana, ariko wajya kubona ukabona uyu munsi wa none yatandukiriye. Rimwe na rimwe ukanamwandikira ukavuga ngo ndi kubona uri gutandukira, ugira ngo urakebura mwene so. Ahubwo yarangiza agahita guhindura igicuruzwa, yarangiza ngo hari mwene data ngo w'umurokore ngo uherutse kumpamagara ngo arambwira ngo ndi gutandukira. Nyuma yaho agahita none akuraho agahu, akahita akora ibirenze ibibi birenze. Abo bantu turababona.
harabo njya mbona hari nk'umuhanzi twajyaga tujyana mu ivugabutumwa ahantu hose, ariko uyu munsi wa none yabaye umwanzi w'abantu bose, yirirwa avuga ibintu gishobora guhagarika imitima cyangwa se kugira gute. Abo bose ni abantu bari bihishe mu ijambo ry'Imana, kandi abo bose ni ba bandi batamenye urugendo batangiye bateza imbuto, barangije bihisha mu ijambo ry'Imana kandi atari abantu b'Imana. Ariko noneho Imana ihishura amayeri yabo, arahishuka. Amaze guhishuka rero niba uyu munsi wa none bamaze kumera ngo kuko ijambo ry'Imana bavuze ngo kuko udakonje ntubirengiye kukuruka. Imana yarabarutse, Imana yarabarutse nibica muke, ibyari ibyo bihishaga mu ijambo ry'Imana ntibakihishamo, bareruye, twarabamenye birirwa bazerera aho hose, twarabamenye niyo ukeweye umukeweye ngo umugire inama usanga arabaye yarinangiye. Ijambo ry'Imana bavuga ngo nzanangira umutima wa Farawo kugira ngo mwiyeshyirezeho icyubahiro. Abo bantu rero aho kugira ngo bihishe Imana yarabarutse, imaze kubaruka birirwa bazerera. Ariko ab'Imana bazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakore iby'ubutwari. Uyu munsi wa none bakristo, bantu banyamasengesho, umuntu wese uri kunyumva, ukeneye kugira ubwenge, ukeneye gusenga, ukeneye kwegera Imana, ukeneye gutindana n'Imana, ukeneye guhweza, ukeneye kugira amahitamo kandi afite icyo akumariye. Nyamara Umunyarwanda avuze ngo nandi urivugira ubusa ku musozi. Buri icyo mvuze ndakivuze, kandi nuntega amatwi uragenda umenya yuko wari uri kumwe n'umuhanuzi. Imana ibahe umugisha.